Amazina yiswe n'ababyeyi ni Bugingo Samuel, azwi nka fanta mu muziki. Fanta yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana muri 2003. Avuka ari umwana wa gatanu, akaba afite abavandimwe bavukana 13. Amashuri abanza yayize Mwurire, ayisumbuye yiga kuri Siporo mu karere ka Kayonza. Amashuri yisumbuye yasoreje kuri EPS mu ishami ry'ibirebana na porogaramu za mudasobwa. Fanta yatangiye gukunda umuziki akiri muto, akiga mu mashuri yisumbuye. Muri 2023 nibwo yakoze ku ndirimbo ye ya mbere nk'umucuzi w'indirimbo. Yashinze ahatunganyiriza imiziki no mu rugo akazajya bariho yihugurira amanywa nijoro. Yaje gucura injyana yohereza umuhanzi Syntex arayikunda, birangira bakoze indirimbo yitwa Hand of God. Gusa uku gukunda gukora indirimbo byarangiye nabaye umuhanzi, akaba yaraje mu njyana nyafurika yivanze n'izindi njyana zo mu bice by'isi bitandukanye. Yamamaye hagati y'1970 no mu 2000 yiswe Afro Season. Yacuze injyana nyinshi ndetse birangira bigize umwuga muri 2021 asoje ayisumbuye. Yakoranye n'abahanzi benshi barimo Ankostin na Victor Kotana mu ndirimbo bise Igipfunsi. Yakoze indirimbo yitwa Wesha ya Papa Cyangwe, Day by Day ya Safi Madiba na Niyodi, Same As Me ya Platini na Linda Montez n'izindi. Asa n'uwakanguye abandi bahanzi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ukuntu yagiye akora amashusho magufi, bikarangira akunzwe na benshi. Avuga ko ari umuhanzi ugomba kuzakora byinshi byihariye, kandi koko iyo wumvise ijwi rye wumva ko rifite umwihariko. Guhera ku ndirimbo Nuncokoze yahereyeho Gute, ese waruzi ko biravugwa n'izindi zagize igikundiro. Yakoze n'indirimbo iri mu njyana y'amapiano yiswe Power mu rwego rwo kwerekana ubushobozi bwe. Ibyo nibyo waba umenye kuri Fanta, umuhanzi cyangwa se umuproducer umaze kubaka izina mu muziki nyarwanda. Ibyo akaba ari byo waba umenye kuri Fanta. Tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Njyewe wakiguteguriye nitwa Jean Paul. Iki wagikunze ukandaho handitse subscribe, ukandeho handitse like, ubundi tuzahura ubutaha. Kandi nimba ukunda Fanta uze gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.